Dutangiranye inkuru yacu n'umukobwa mwiza cyane ubona agenda mu muhanda, ubona rwose ari umunyeshuri akugana ku ishuri. Ngo yakagiye ariko abona abatipe benshi bahagaze mu muhanda bikinze ahantu ku gikuta ariko barimo kumureba. Ubwo nawe yarabibonye ariko arangije arirengagiza ameze nk'atababonye, ariko agiye kubageraho neza ubona yuko nyine kugera mu muhanda ubona afite ibyishimo n'akanyamuneza. Uko yakababonye asa nkaho yikanzemo ukuntu ari kwibaza ati ese aba bantu baranshakaho iki. Ngo disi yarakomeje ariko na yuko nyine yababonye ari nako abatipe ubona ko nawe ari abanyeshuri batatu ubona yuko nabo bagenda bamureba bavuga ati nyagasani mbega umukobwa we, ngo dore ukuntu agenda ariko ngo urabona n'indoro yose. Ubwo disi umukobwa we ahita yikomereza urugendo agana ku ishuri. Ngo abatipe batatu basigaye aho ngaho bavuga ati ariko sha uretse tuzamugeraho. Ngo ndibaza se abatipe batatu bose bazamugeraho bate kandi umukobwa ari umwe. Ngo ndetse harya batwereka undi mutipe nawe w'umunyeshuri ko yakagiye mu muhanda ubona yuko ari mu nzira imwe na wa mukobwa n'aba batipe batatu arimo bari. Ngo disi umutipe nawe yaraje ubona yuko afite akanyamuneza ataragera kure, wa mukobwa baramutangiye ati hagarara nkubwire, none se umeze ute, wambabariye ukamfasha bari abantu kubona bankurikiye ukagenda ukabankubitira. Ubwo disi umukobwa yarakomeje kumureba asa nk'umuteye impuhwe ati wambabariye ukamfasha. Ubwo umutipe nawe yaramurebye aravuga ati koko se hakuna gufasha nta kibazo. Uwo mutipe ku mutima ati ariko nawe na mwiza ndabona ntacyo utwaye. Ubwo disi umukobwa nawe byaramurenze aravuga ati none se uramfasha cyangwa ntabwo umfasha. Umukobwa ati wambwije ukuri uramfasha cyangwa ntabwo umfasha. Ubwo disi niko abatipe batatu bo bagumye bari inyuma aho ngaho ubona bifashe ku gahanga bavuga ati none se disi wa mukobwa afite n'umutipe bateretana, ko dusebye se abasa mureke rero twigendere, murabona yuko ari akacu kashobotse ntabwo twishoboreye. Ubwo abatipe batatu babyumvikanyeho ari nako nyine bavuga ati reka twisubirayo da ntawamenye dore ko natwe twihaye. Ubwo disi abatipe batatu bo bisubiriyeyo bavuga ati ntabwo dushoboye pe ntabwo dushoboye. Ubwo disi umukobwa yakomeje kumubwira ati uramfasha se. Ubwo mu kujya kumwishikuza umutipe yanze kumurekura akomeza amufashe. Umukobwa aramureba ati kutandikura se, yashaka kumwikuraho. Umutipe ati oya, akakomeza amufashe. Umukobwa nawe byaramurenze ayibaza ati se umutipe duhe bwa mbere se ari kumfata gute. Ubwo umukobwa yahise asa nk'umukanguye ubona yuko umutipe ibitekerezo byagiye aho rubanze ko atanumvisha amubwira ati ngajye kumufasha ba batipe bari bamukurikiye. Umunyahari atanabyumvishije yari yatwawe n'ubwiza bw'uyu mukobwa. Ubwo disi umukobwa yahise amurekura we ahita yigendera, ari nako n'umutipe nawe byamurenze akomeza ahindukira amureba avuga ati nyagasani we mbega umukobwa. Ubwo disi umutipe yagiye mu muhanda ajya ku ishuri ubona ko afite akanyamuneza ari nako kubona ibyishimo byamurenze. Bibutsa gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tubana umunsi kundi ndagushimiye. Ubwo disi umukobwa nabona ko yamukunze ahari yageze imbere arahindukira ku mutima ati ura musore kari bogari we, ariko sha bibutse nzakugeraho nawe. Ubwo disi nako umutipe nawe agenda barebana ubona bishimye ariko rwa mbere bahuye. Bibutsa yuko mu gihe wakunze izi nkuru zacu wajya kuri channel yacu yitwa Vazi TV ukaba wakuraho izindi filime tubagezaho inkuru nk'izi ngizi z'urukundo. Ubwo disi umukobwa yarakomeje ubona ko ari ku wundi munsi ubona ko nagenda yishimye afite akanya kugenda yirira, ubona ko disi ari umukobwa mu bakire. Kuko yakagiye umuhanda tubana wa mutipe nawe bahuye bwa mbere aza yambaye agapfukamunwa ari muri ya nzira ya wa mukobwa. Ese mama baraza guhura, reka turebe ukuntu baraza kugenda. Ubwo disi umutipe yakomeje muri ya nzira ubona yuko ari umutipe nawe w'ibogari ko yakagiye mu muhanda abonye wa mukobwa ariko umukobwa ashobora kuba yamubonye imbere. Ubwo disi umukobwa yaragiye ahita amwigwishaho kugira ngo arebe uko yamuvugisha. Ubwo mu kujya kugwa asa nk'uwigaruye umutipe nawe ati kuri kungunga se, ariko ari gutekereza ku mutima ati nta soni ufite. Umukobwa ati oya mbabarira, none se hari ikibazo nise ahubwo wasanga nawe ungonze nise wera nabishakaga. Tubone ko umukobwa ariko ari ubikoze abishaka kugira ngo abone ko avugisha uyu mutipe. Ubwo disi nako wa mutipe nawe akomeza kumubwira ati oya ubundi se uranyibuka. Ubwo disi yasitangiye gukuramo agapfukamunwa kugira ngo arebe namwibuka.
gusa umutipe nawe yari yamumenye ati wambonye se, ati ni njyewe wa wundi cya gihe twahuye, cya gihe bwa mbere uribuka se, ahindukirira uraza kukabona, twanyeye ko yanditseho ngo I love you. Ubwo yaragiye ashyira kuri rya gare arangije abyomekaho, ubwo ariko nawe acunga yuko ataramubona, ngo umukobwa nawe ahita yirukankira avuga ati aha utanambona. Ngo disi b'abatipe batatu bo baraje kuko bari bayibonye, bakora rwa rupapuro barangije bashyira ikintu kimeze nk'igipupe kibi, bashyiraho neza rya mukobwa kugira ngo umutipe nahindukira azi kubona yuko ari umukobwa byanditseho, amubwira ati ndakwanga n'undi munsi ntuzongere kunkurikirana. Ubwo disi umutipe ibyo bintu bamaze kubikora abatipe batatu bahise birukanka, ari nako nawe mutipe yaje kwihagarika, urakore kwihagarika ku kimodoka. Ubwo umutipe mu guhindukira abura kuri rya gare rye hariho agapapuro, aravuga ati sinyagasani aka gapapuro ninde wakampaye. Ubwo mu guhindukira neza aragenda agasatira avuga ati ibintu iki byanditse hose. Ubwo yaragiye aragafata, amaze kugosoma abona bamushyira ikintu cy'igipupe kivuga ati ndakwanga n'undi munsi ntuzongere kunkurikirana. Twabonye ko ariko wa mukobwa we yagiye yandikaho ngo ndagukunda, abatipe batatu baraza bandikaho ati ndakwanga ntuzongere kunkurikirana. Ese biragenda bite? Mutse kwa subscribe niba utarayikora, kandi nshimira nawe wamaze kuyikora, nshimira buri wese uduha comment mu buramu dutera imbaraga kugira ngo tujye tubaha ibintu byiza. Ubwo umutipe byakomeje kwanga avuga ati ibyo ni ibiki se? Ubwo ariko batwereka undi munsi ako kanya ari kugenda avuga ati ariko uyu muntu munini mufatanye ndamukubita. Ubwo ari kugenda ariko yabonye ko ari wa mukobwa yamwarikiye ko umukobwa ararengana, ari kugenda mu muhanda yegeye imbere gatoya abonye wa mukobwa babeshye yuko yanditseho ngo ndakwanga. Ubwo umutipe umujinya warazamutse, mukuru wa mukobwa n'ukuntu yari mwiza avuga ati mu kujya kureba koko abona afite n'ikaramu, aravuga ati okay kumbe niho wabyanditse, Ubwo yafashe ka gapapuro arangije akazingazinga akajugunyira wa mukobwa ati ndakwiyari n'undi munsi ngewe ntuzongere kunkinisha, ngewe ubona ngewe simba ngushaka ngewe, ndavuze ngo ngewe ntuzongere kunkinisha. Ubwo disi umukobwa byaramurenze atazi yuko bagahinduye, aravuga ati nibyo nkoze ngene kure ko ngukunda ukazuza kunsebereza aho ngaho. Ubwo umutipe yifatiye igare rye arikomereza. Byutse yuko mu gihe ushaka izindi nkuru wajya kuri channel yacu ya Vazi TV ukajya ubona izindi nkuru, niko naza no kubaha link yayo muri description. Ubwo disi umukobwa yaragiye aturagura ka gapapuro ngo arebe se bimeze bite. Mu kugafata ariko abona ibintu yanditseho ntago ari byo biriho. Ese mama byagenze bite? Umukobwa yaratunguwe avuga ati yewe usi ko kuri mana yanjye ngiye konetse ngo ndagukunda, ayo magambo yandi yavuye hehe? Ubwo umukobwa byaramurenze ariko gutekereza ati se byagenze bite, ibintu ninde ubikoze? Mu gihe akiri gutekereza aho ngaho nyine ajya kubona b'abatipe batatu bandi bari kuza imbere ye. Ubwo disi abatipe batatu barafite agapapuro mu ntoki yanditseho ngo ndagukunda, barangije bashyiraho n'akandi kavuga ati ndakwanga. Ubwo umukobwa akimara kubabona byaramurenze abura ikintu akora, abona ko asebye. Ubwo nyine abatipe batatu batavuga ati ndagukunda, bafashe ka gapapuro barangije baragacagaguza ako yari yanditse, baravuga ati mwatubonye se, watubonye nuko dukora twebwe da, nese niba baratwiriyeho kugira ngo tubigenze gute? Ubwo disi niko barimo baramuseka bavuga ati natwe nuko dukora nyine, gusa tugusebeshe se tuzareba ahantu muzahurira. Umukobwa byaramurenze n'umujinya mwinshi ari kwifata aho ngaho, aravuga ati ariko ubundi abantu bambayeho iki? Ubwo abatipe bamaze gucagaza kwa gapapuro baratumujugunyiye baduhuha bavuga ati turagukunda. Ako nyine ubona ko nyine bamwiriyeho, ubona ko nyine ibitipe bitatu by'ibirara biba byamwiriyeho yabishaka kumutereta, ako byaruzaho bimuhera, byarangiza bigashaka kumutanya nawe mutipe wundi. Umukobwa disi yahagaze aho ngaho abareba avuga ati arangije n'akagapapuro kabo arakabajugunyira, ariko basigara bamuseka ati guko mbega umukobwa ariko nawe wasebye da, ntawe uzi neza yuko wasebye. Ngo disi ibitipe byasubiyeyo, ariko umukobwa nyine agenda ababaye avuga ati nyagasani noneho ndasebye nyagasani, ibi koko biragenda bite? Ubwo ntibwatinze kundi munsi wa mutipe yisubiriye muri ya nzira yigire ku ishuri nk'ibisanzwe. Uko ari kugenda mu muhanda ariko ubona ko yambaye inifomu, ubona ko nimba afata ibintu nzabakorera hafata se afite imbaraga zo kuzagira ikintu abakorera.
ubwo ariko nibwo yatinze hashize akanya umutipe nawe yaragarutse asubira muri ya nzira wa mukobwa yari arimo, ubanza hari yamenye ukuri. Ubwo disi niko bahagararanye barebana, ubwo umutipe uko ari kumureba abwira umukobwa ati hindukira se. Ubwo umukobwa disi ubona ko nyine n'amaromantike menshi, ubona ko ari guhindukira, usinzi ikintu umutipe ari kumwereka. Ubwo umukobwa amaze guhindukira yatunguwe aravuga ati biriya ni ibiki ndi kubona se. Umukobwa byaramurenze aravuga ati biriya ni ibiki ndi kubona, ese mama ari kureba iki ko tutabona ibintu ari kureba. Ubwo disi niba abatipe batatu yafashe arangije abambika ibintu ku minwa kugira ngo udashobora no kuvuga. Ubwo disi umukobwa byaramurenze ati niweho wabakubise se, niweho wabafashe yewe. Umukobwa disi byaramurenze, ibyishimo byinshi byamurenze, avuga ati niweho se. Ubwo mu guhindukira, ubwo umutipe ubona ko nawe aba yamukunze, ubona ko nyine baramenye kuri ko atari we wamwandikiye kagapapuro ngo aratinda kwanga. Ubwo disi umutipe nawe yarapfukamye arangije avuga ati mu kiganza cyawe ikimenyetso gisobanura yuko ngukunda. Umukobwa byaramurenze avuga ati burya se urankunda. Disi byarangiye bakundanye, amenye yuko ukuri atari we wamwandikiye bya bindi. Ubwo disi ubona ko urukundo rwabo rumeze neza. Intanga dusoje inkuru yacu, inkuru nakagaruka. Imana ibarinde, turabakunda.